nanone kandi n'undi munsi n'andi mahirwe. Mbere yuko dukomeza reka nkubwire ko 2K13 Business Limited aba ni abanyamwuga mu by'ubwubatsi, kubera ko batanga serivisi z'ibyangombwa byo kubaka, bagatanga serivisi zo gusana, kuvugurura no kongeresha icyangombwa, batanga kandi serivisi zo gupima ubutaka, bakora ibijyanye no kumenyekanisha imisoro ya Rwanda Revenue Authority, bakora kandi ibishushanyo by'inyubako zitandukanye, banakora igenagaciro ry'imitungo, bakanubakisha amazu ndetse bakanavugurura amazu, batanga serivisi zo gukata ibibanza, batanga serivisi za banki ndetse n'ubujyanama ku mishinga yo kubaka, banatanga serivisi zose z'irembo. Aba banyamwuga 2K13 Business Limited wabahamagara kuri iyo nimero ureba kuri screen yawe, cyangwa ukabandikira kuri email kaconstruction18@gmail.com. 2K13 Business Limited, ubunyamwuga mu bwubatsi. Bakiriya beza, kuri wowe ushobora kubona miliyoni 25 kandi ukaba ufite icyifuzo cyo gutura mu nkengero za Kigali, ahangaha ni Nyakariro. Iyi nzu iherereye Nyakariro aho bita ku Gahembe. Ni inzu ya kadaseri yari igeze kuri uru rwego, irimo kubakwa. Urabona yuko yari imaze gushyirwamo inzugi, icyo bikoze parafo ndetse na pavoma byo ntabwo byari byakagiyemo. Ni inzu rero wagura ukayikorera amasuku ukayirangiza, kubera ko nayo turi kuyigurisha amafaranga makeya. Miliyoni 25. Ni inzu iteretse ahantu heza cyane, hashashe, harambuye. Aha ni ahantu utura ukaba uzi ko utekanye, kubera ko nta bibazo na bike by'amazi cyangwa se by'ibiza ushobora guhura nabyo. Kandi urabona ko ni ku muhanda, ni ku muhanda mwiza cyane. Imihanda ya Nyakariro ni imihanda myiza igendeka. Ni inzu rero ni nziza kuri miliyoni 25 zonyine. Miliyoni 25 zishobora kuzamo utuganiro dukeya, waza ukigurira iyi nzu. Ni inzu itubutse, kubera ko iyi nzu ifite ibyumba 4 na saro na saramanje, douche ebyiri, bihita byumvikana ko na toilette ziba ari ebyiri. Ni inzu rero waza ukagura aka kanya, cyane cyane niba wifuza gutura muri mu bice bya Nyakariro. Aho ngaho ni muri Rwamagana, bahita mu nkengero z'umujyi, ariko haragendeka cyane kubera yuko hano hantu Nyakariro na hano ngewe nakunze bisi zirahagera. Bisi ziva Ikabuga zirahagera, zigakomeza zikagenda zikagera aho bita Ikarenge, zirakomeza zikagera Ikarenge. Urabona ko iyi nzu ni inzu nziza, no mu gikari urabona ko amadesign yayo mu gikari hari ubwisanzuro, hari ubwinyagamburiro. Ni inzu rero yari imaze gufungwa, icyo bikoze nyirayo ahitamo kuyigurisha kubera indi mibare. Iyi nzu rero ugize imibare myiza waza ukayigura, waba ukoze mahitamo meza cyane kurusha uko wajya kugura ikibanza muri iyi minsi, hanyuma noneho ukavuga ko ugiye kwiyubakira. Miliyoni 25. Aya ni amafaranga azamo ibiganiro, ntutinye. Miliyoni 25 zirimo negociation. Wanyandikira kuri iyo nimero ureba kuri screen yawe, ubundi tugasura iyi nzu tukaguhuza na nyirayo, hasigaye ubundi ukihahira uyu mutungo utimukanwa. Icyangombwa cy'iyi nzu cyangwa se cy'uyu mutungo ni urucabana kirahari. Iyi nzu yubatswe kuri autorisation de bâtir, no kuvuga ko ukimara kugura iyi nzu wahita ukorerwa mutation, iyi nzu ikakwandikaho, hasigaye ubundi ugakomezanya nayo.
ibyo ntakubwiye hano muri video, ibyo ntakweretse kandi ukeneye kubimenya, nyir'ubwite avuga yuko ni ngombwa ko waza gusura iyi nzu ukabanza ugashima tere, asikaye nk'ibisanzwe ibindi ukeneye mukabiganira cyangwa se akaba ari we ubigusobanurira. Iby'ingenzi kugira ngo ube wagura iyi nzu, amakuru y'ingenzi turayaguhaye, turayakubwiye. Nimba uri interested, fata umwanya uze tugere kuri iyi nzu, tuyigereho, tuyisure, ahasigaye ubaze ibindi tutakubwiye muri iyi video. Bye, ciao.